Chije wala mumeze mutebiri ni fresh kabisa ni MTV show ibara umunyamakuru ni Kelizo nkuko mubiza abanyemano ni bench ya Dorato basanira none uyu munsi nabaza ni itsinda you ready to listening itsinda ndashaka ko raza kubaryohereza ibintu ni fresh gusa mwiko kora subscribe kugira ngo dukomeze turama video menshi cyane yacu kugira ngo mukomeze mukurikirane mbega hirya no hino ko ibintu bigenda bemeze mu mano z'abanyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda aho tugiye kwagira iminsi iri imbere ariko muri akanya ndi kumwe na groupe bita the partners ariko mu magambo make batwibwira amazina kugira ngo tumye the partners ni bantu cyese the partners igizwe nande oh na 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 oh na 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 oh na 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 oh na 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 yeah uyu munsi ntabyo gukonja kuko Neston naje baby ubu ninjye nawe mpaka kugeza mu gitondo kibinataka leo tugende mu disco bakubira kayimba mulonji wange kazisco shake yo bamba oya move yo body yo shake yo bambamba oya move yo body yo lucky boy Neston origin Jaba bita the partners ariko twemeke twivuga amazina gusa turaririmba mu kaje yongera usure n'izina Neston bakwita Neston ese Neston warikuye kugira ngo witemo kwita Neston no kubera icyo abise Neston ijyanjemo gucyo numva nakazina keza mita nk'itatu ukumva nakazina turaza kukagaruka nako yo bro agent lucky boy wakabi arts from the partners original watoto wa Afrika kuvuza ibintu byi lucky boy wakabi artist from the partners original watoto wa Afrika ibyo nibisobanura iki byose lucky boy nyine is my name izina rya nyine lucky boy nkoresha nyine mugenzi wanjye Neston tukaba the partners nyine birumvikana then watoto wa Afrika twana mu Afrika tu yes murabana ba Afrika bajya babita the partners abahungu bakora umuziki neza cyane ni umuziki international mva ko bari marimba ikigande bakarimba icyongereza ndetse bakavangamo n'ikinyarwanda nkuko mubyumva ariko turabizi ko ewana abahungu bashoboye baraswe dutwikira iminsi iri imbere barabari international singers ariko muri make se kubera iki mwesemo kwita the partners ikintu twahisemo kwita the partners okay we are the partner wanje nko nanjye n'umu partner we you know ibintu bya music ntago ari ibintu wakwishobozanya wenyine ntago wakwishobozanya wenyine nje nararebye then ubwo twari dusanzwe twuzuzanya mu buzima busanzwe ndavuga utari ko dufatanyije nyine twakora partners tugapartneringa tukagira ikintu tugeraho ese ni cyo bavuga ku izina ryanyu the partners izina ryacu ako ibirenze cyane uramutipe ni warizanye agatekerezo karaje ati tugomba gukora groupe tukayita the partners nanjye nyonyi cyumvita imfiringa ndavuga ati ntari bituryubake ubwo murabyumva the partners ariko ngira ngo mugenzi wawe yazanye igitekerezo ariko nawe hari ikindi wongeyeho kukashobora kuzana partner wo kongeraho s ukavuga ntabwo twakita partner ahubwo reka twite the partners izina ryose yarizanye ryuzuye izina yarizanye ryuzuye ese umuziki wanyu mukora mu we buryo ko tuzi ko hari ukuntu umuntu aba akora umuziki gakondo cyangwa se ukaba ukora muri uyu muziki ugezwe se mwe ni gakondo cyane no umuziki ugezwe twe umuziki dukora nka the partners dukora umuziki navuga wenda kuri modern kubanga dukora injyana ya afrobeat style dukora umuziki twakwita ko ari muri igezweho ntago dukora gakondo dukora modern song ese kwera iki mutahisemo gakondo ko tuzi ko gakondo ari abahungu b'abanyarwanda n'ikibere kuzamuka benshi ari gukoresha mukitiramo umuziki wa afrobeat twarebye injyana ushobora kuririmba ahantu hose kumvikana ntago warimba gakondo yiwanyu nguri hakurya y'igihugu ngabe yayumva twahisemo injyana igezweho warimba ahantu hose kumvikana ese uravuga iki kubera iki mutahisemo gakondo twebwe nyine okay nkuko bivuze twahisemo injyana attracting umuntu wari wese waba uri umunyarwanda uri umugande uri mu Tanzania cyangwa uri yes anyway waba uturuka tu kuko ni umuziki wenda dushaka ko umuntu yakumva akaba yagerageza kujya hafi urabona gakondo hakuno wakora gakondo ari kabiyina ha mu Rwanda gusa kandi ntabwo twe dushaka gukora international music umuziki uvana mu Rwanda ukambuka ukagera handi ndetse na kure cyane byanashoboka cyane no mu Burayi birashoboka cyane yes niyo mpamvu tutahisemo gukora injyana ya gakondo
babita the partners. Ese ni indirimbo zinge mumaze gushyira hanze zanyu? Ubu tumaje gushyira hanze indirimbo ebyiri, ni indirimbo ebyiri. Zifite amashusho na audio? Oya, ntago turagiye ubushobozi bwo gukora video. Aracyari audio gusa. Wenda ku bintu by'ama video, you know, twe dufite gahunda wenda ijyanye na shooting muri iyi minsi before yuko corona itezamo, ariko nyine corona yaraje ibintu byo guhora muri benshi bibiraho. Ariko uretse no kwenda corona yaratejemo bikabirabo no ku ruhande rw'akantu menye gukora video nta management nta kintu, ibintu bitoroshye nyine iyo ni process ndende, gusa turacyarimo kureba uburyo ki niyo ntambwe twazayitera twayigeraho, but for now nta video twagira. Ese na video mwe mwagiye ko bizagenda biza gake gake nkuko tuzi ko gake bigenda biza, kandi mu Kongomani waciye umugani ngo pole pole njo mwendo ngo tubizi. Ya wenda tutagiye kure, umuziki wanyu mwe mwawutangiye ryari? Twatangiye 2017 nibwo nahoraga na Lucky Boy dutangira kwandika, ariko twinje studio 2018. Ubu ngo tutarebye muri studio ngo hasotse indirimbo, ni indirimbo zinge mumaze gushyira mbega mwikayi muri akayi mwandikamo nk'abasani? Mwikayi kwandikaho man dufitemo amagana, turi project ziranye nyinshi cyane, ahubwo wakavuza ndi mu studio. Fona nubwo dufite ebyiri ziri out, ariko mu studio dufitemo n'indi iri coming soon yitwa Ni Wowe, ariko twe expecting yuko bishobotse yazazana na video. Ni wowe mbega yitwa Ni Wowe. Ikibazo muri mbya karefre gatoya muri Ni Wowe. Mukazamuka karefre tugereze tuzamire. Ampala vione mala yegwe asinga bona mukwano yegwe to last me my baby yegwe njagala Uma byose nkanyurwa ni wowe, soko y'ibyishimo byanjye ni wowe, mukunzi wanjye nyizera ni wowe nkunda. Ikintu maze kubona umwarimba mu rurimi rwo hanze ndakarimba mu rurimi rw'iwacu. Ese kwe kimwahisemo ko umwarimba mu rurimi rw'iwacu ndakarimba mu rurimi rwo hanze? Nyine tucyageza uburyo kituvanganya, wenda ugogo hanze uwo utarwumva neza, wenda hakumva ikinyarwanda. Ibyo ntago wenda umuntu yabivuga ibirenze, ariko ni ibintu bizwi cyane n'abantu basitari banzi ko bajya babikora, like wenda nyine musana kabazi rurimi runaka cyangwa yungutsa akantu naka mu rundi rurimi yakabaho nyine nawe wagashiramo cyangwa wagakubita, ariko wenda ahantu hanini bituruka wenda nkanjye nuko za nkwaciye yo rurimi nduvugira, bagira ngo wenda nabanzi yo bumva akagoma kacu bagira icyo bumvamo, nicyo bikorera. Babita the partners nkuko mabona na bahanzi nyarwanda, na abasore bakiri bato bakiri kuzamuka mu muziki, dukomeze tubasupporting kabisa, ewana ibintu byacu bitera imbere bigere kure, ariko ngira ngo hari aho mwavuye naho ubu mugeze. Ese ugeranyije kwijana mbega ni nka kangahe mugezeho? Twe tuje kuvuga ngo kwijana, wenda kwijana twe dukurikije iryo jana ryacu ahantu twumva twakabaye turi kugira ngo twandike 100%. For now na rimwe twaturakora ko ibintu tuzakora men dushize kwijana man, umuntu ntago yabivuga ngo byumve neza, gusa nyine ugeranyije hari intambwe dutera ugenje naho tujya, ariko dufite gahunda yo kuzakora byinshi ku buryo dushize kwijana wasanga turi na rimwe turageze. Dufite byinshi byiza tuzazana mu misiri imbere bizatwubakira iryo jana. Ati bashize kwijana ewana kuri percentage ngo na rimwe baragira, ngo murumva ko aho bari baracyari kwitegura, baracyabakabonjo, tugomba gukurikirana no muziki wabo mu minsi imbere, ndumva ko ubwo bizabirimo biragenda biza gacyamo no muradutwika. Ni ubu ngo ndi kwibaza imba mutarageza kwijana, ni ku 10 bizaba bimeze gute naho muri? Urabyumva nawe. Ibaze nawe urumva ku 10 nyine zaba ari fire uzamuka kugera muri hafi, none kumva tuzadutwika fo. Ese buriya mu buzima iyo umuntu agiye kuba umuhanzi sibyo, aba afite umuntu yabibonye akumva aramukunza, akumva ashatse kuba nkawe. Wowe ni nkwe muntu wumvishe ukavuga ati ndirimbye nk'uriya muntu byavamo, ngiye mu ngendo nk'uriya muntu byavamo? Okay, wenda kubijyanye n'icyo ntago wenda bavuga ngo ngiye nabonye uriya muntu atuma ndirimba. Na before yuko wenda nabo bastari umuntu agera hafi cyane ababonera ahura nabo, ni umuntu njye na insanzwe nkunda music, urumva ko bakumva wenda nibutse neza hari turimbo twa Good Life, najyaga nyine numva kuririmba ni sawa nkatugerageza, yes nkabigerageza, ariko nubundi ngewe niyumvagamo yuko nzaririmba kuva igihe namenye umuziki kubaho.
ese we bimeze bite? Ibijyanye n'iki? Nabaje ngo ese ari ukuntu umuntu ajya kuririmba sibyo ugasanga nyine afite umuntu umutera inspiration ugasanga afite umuntu areberaho, ese we ni nkande warebeye kugira ngo wumve ko waba umuhanzi kugira ngo wumve ko nawe umuziki wawe ushobora? Ngewe nakuze numva ntangira kumva umuziki nyine nkumva no gusobanukirwa icyo ari cyo. Radio nawe zo hajya ari siyo goodlife type nakundaga ujyo barimbaga bavanga nkumva nanjye kurimba numva bikantera kubishaka bikagutera kuba umuhanzi. Ni nk'indirimbo yabo wigize ukunda cyane? Indirimbo nakunze se, hari indirimbo radio yigeze kurimba yitwa ntera. Jya bita the partners go murumva abantu bose babate inspiration ahantu bari ewana namwe wana jobless kabisa kwa muratera abango b'abanyarwanda inspiration, ariko tutarajya kure the partners ni itsinda rimeze gutyo ritari mu muziki muri gukora iki? Iyo tari mu muziki, iyo umuziki turagera ahantu ntago wenda navuga neza katari akazi kuko twe tubikora nk'akazi, nubwo but for now nta muziki wari watwinjiriza ku buryo twaba ko tubeshejwe n'umuziki, dutunzwe n'umuziki. Ubuzima busanzwe nyine umuntu abari mu gatigito nyine ahantu somewhere uko bimeze. Murumva ko the partners bacakeneye support yacu nyinshi cyane kugira ngo tubahe views, tubahe like, kugira ngo tunasharing ibihangano byabo mw'abantu mwe mukomeze musubscribing wana ma channels yaba the partners cyangwa se MTV show kugira ngo dukomeze turebe benshi cyane. Iyi ni the partners, ariko mbere ko dusoza reka mugire urubyiruko mugira nk'inama. Ese hari urubyiruko rwifuza kumera nkamwe ariko rubona ko bidashoboka, ese mwe ni nk'ihe nama warugira? Nje ndaba narugira nyine nje myself ntago nimvisha yuko ibintu bidashoboka, ibintu bireka gushoboka iyo wavuye muri isi. Mu gihe ugihari ukiri living ibintu bishoboka yuko ushobora kubikora. So abo wenda bari ahantu anyway bumva yuko bafite talent mwe ngomba kuyikoresha, nubwo wabona wenda udafite power yagukorera nkuko bishaka, ari ugomba gutangira nawe ugatangira kuyikoresha ku buryo no mu gihe kiri imbere hari n'uwabona ko ushoboka gufasha. So ikintu nabagiramo inama batinyuke begene imbere mu studios, bateze mu tuntu dutandukanye, bagaragaza impano zabo kandi bizagira akamaro ndabizi. Bugira inama nawe abantu inspiring nk'umuntu nk'umuntu wenda ubutekereza ati nanjye kuba yumva nyine nawe yakora music ye kakaba avuga ati bisaba ubushobozi bwinshi. Tongeye ikintu inama namugira yahera kuri duke afite agahera wenda mu masidi, ntiyumvishe ko yatangira akajya mu masidi yahenze, atangira ahangana nawe ubushobozi ugenda buzamuka bizagenda biza. Yagusa wenda nge nabonye mufite imisatsi fresh nyinshi cyane nk'abanzi nyarwanda, ariko hari abantu bashaka kubona iyo misatsi yawe bakavuga ati uyu muhungu ni ikirara nk'ibiyobyabwenge. Ese wowe yumvisha we ubivuga iki? Iyo babivuze wowe iyo ubizi neza ko utabikoresha kubivuga ntago wabyita, urabihorera tu. Urabihorera? Nta n'ijambo na rimwe wababwira? Ntibakagiye babona umuntu babimukekere batarabimubona tu. Inspiration zo kugira umusatsi utyo se zo zavuye basi? Umusatsi ukuntu waje mbese no kwishuri bambwiraga kwegushisha nkumva ni ibintu birenze cyane. Nakuze nkukunda. Ukuze kwendera umusatsi wowe yumvisha ibintu nk'ibyo bivuga iki cyangwa se bikora iki? Ibintu nk'ibyo nyine byo ko umuntu afite dreads cyangwa wenda imisatsi itari naco nkuko wenda itari natural nyine nkuko abandi bantu bamenyereye. Ntange kubwanjye mifata biterwa n'umuntu imyumvire ye, kandi burya ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umuntu bafata tsikiza ni bese n'ibintu nk'ibyo, ariko umuntu afite ko ari na bad boy ariko idaguru hati azi igoroma abantu. So ibintu by'imisatsi biki byose umuntu igikuru n'umutima we, kandi ndakeka buri muri make nakubya kabitwa, ariko bakamanje bakareba umuntu bajyaginga kwanza bakareba nibarebe ku misatsi bakaramuzima bwe busanzwe, ese ubundi ni umuntu kugira ngo mu judging ivuge ko uyu muntu akufata ibikoresho n'ibiki bintu byose. Gusa ikintu nababwira nago bose bafite imisatsi bafite ibikoresho tu. Ngwari jumna bari bad boy with the good hearts nkuko mubyumva kabisa. Wabita the partners. Ese nk'umuntu abashaka nihe yabakura social medias cyangwa handi hose? Ni kuri YouTube ni the partners original, Instagram ni the partners original, Twitter na Facebook.
bose ni the partners. Yeah, original. The partners hari nk'ahandi murashobora kubasanga mukunda kuri kuba muri kubarizwa ahantu nyine ubundi umuntu abarizwa hafi muri iki gihe ni kuri social media rero nyine nkuko mugenzi wanjye bivuze Neston, YouTube channel the partners original men basure channel yacu ibihangano byacu bakore subscribe kugira ngo okay ni ikomeye cyane fast kandi kugira ngo nyine ku bakunzi bacu abadukurikiye ya nyine ubwo nibwo bufasha bwa mbere dukeneye. Anyway kuri Facebook page yacu the partners original, Twitter, ahantu hose ndakeka duhari the partners original kabisa, badufollowinga anytime. Ni the partners. Ariko mbere ko dusoze kandi dusoreze ukarimbo kanyu kamwe wenda igitero na refri kumwarimba igitero ndari imbere refri kugira ngo twihutishe iminota sibyo byiza twagiye turahera wigona reko turirimbira igitero ngo mwaririmbe igitero refri twagiye 1 2 let's go. Naherutse unkunda mbona unkunda by'ukuri uburyo wankundaga nabonaga bitazashira sinzi uko wahindutse sinzi icyaguhinduye na imisi yahinduka njyewe sinzahinduka uzahura n'abaguca intege bavuga ko nari shyashya abakubwira ko nguca inyuma abuzabima amatwi maze twikundanire kuko nge ndagukunda maze twikundanire ndagukunda by'ukuri ngo reka twikundane ndagukunda by'ukuri ku gitero twagiye none tubarasi gitero cyayi Lucky baby lobgo lava ngasinkukubila buli sawa katinze buli lunaku yegwe mbali ndowooza ko mupenzi wangu dowoli mimini wako kwagala ngusaza omusango abalala bonna nabavako I can fight for you, I can die for you, I will give everything, I will love you forever. Jabo bita the partners kuva kuri the partners channel sumune yasanga ibihangangano byanyu ya bro mbanchi kubashimira murakoze cyane bamwita nde Neston yeah guturuka muri the partners bakamwita nde agende Lucky Boy gusa ikintu avuga nyine yabakurikiye NTV bakurikiye NTV nyine abayifollowinze kuri Instagram ahantu hose nyine kuri YouTube bayisure nayo nyine gusa nyine ikintu ababwira nuko the partners n'abanzi nyarwanda nubwo wenda bagitangira ariko bafite gahunda yo gukora byinshi byiza ndetse binarenze ku buryo natwe twabashishikariza kudukurikirana kuri social media the partners original bagakurikirana ibihangano byacu uko tubibagezaho kandi byinshi byiza tubabikiye tubahishiye muri make nyine nabo ndabashimiye yakuba dukurikirana kuri televiziyo kandi mwakoze cyane bwara ku munyamakuru abaterankunga ndetse n'abandi muri televiziyo nyine ya NTV. Namwe mwakoze ni Lucky Boy na Nesto umunyamakuru ni Kirizo ariko abahungu babita the partners komeze tubashyigikire kugira ngo tubatere inkunga bazamura umuziki wabo uko kubazamura niko kuzamura igihugu cyacu niko kuzamura umuziki nyarwanda. Watch out gisoyuke gukora subscribe ni MTV show kugira ngo tukomeze turebe videos subscribe hasi wibuke kukazogera gukandaho. What's up? Ciao ciao.